Muganga yakomeje kunyitegereza bisa naho ategereje ko ngira icyo mvuga, ariko nkomeza gutitira cyane kuko numvaga ubwoba bwinshi cyane. Ufite ikihe kibazo Ernest? Muganga yambajije gutyo ashaka gusobanukirwa, aho kumusubiza nanjye mutungira agatoki umurambo. None afite ikihe kibazo? Yambajije gutyo nanjye ntangira kumubwira akantu ku kandi ko byifashe, nawe akomeza kunyitegereza cyane asa naho atabyiyumvisha. Yahise yegera uwo murambo avanaho igitambaro aranyeganyeza, abona ko umuntu yapfuye atiriwe anawupima, ahita ahindukira arigendera. Nasigaye aho ndi gutekereza maze mpita nsohoka njya kwiyicarira. Nagiye kubona mbona ba nyiri umurambo bahise bagaruka, bavuga ko gahunda yo kuwutwara ejo yahindutse, nanjye numva ngize ibyishimo kuko uwo muntu wabo yari amaze kuntera ubwoba. Ibi ndi kubabwira mushobora kubyumva nk'inkuru, ariko niko biri. Yari umumama n'abagabo batatu kandi n'ubundi nibo bari bamumuzanye mu gitondo. Baraje turavugana, bambwira ko bamaze kuvugana n'abaganga, maze ndabafasha umurambo wabo tuwushyira mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux bari bazanye. Abagabo babiri bicara inyuma impande y'isanduku tuba twamushyizemo, umumama n'umushoferi bicara imbere barigendera. Ntibansigiye aho kuko bahise bampa inoti y'ibihumbi 5. Ku mutima ndavuga nti nubwo kano kazi katoroshye ariko karimo ifaranga. Bamaze kugenda maze muganga Beta baraje. Muganga Betty niwe wari mukuru ku bijyanye no kwita ku mirambo, akamenya ko imiti yo gutera imirambo ihari kandi ko gahunda zigenda neza. Yahise azareraho narindi. Ndamubwira nti umurambo wa musaza wamaze kuwutwara. Yaratunguye cyane ararakara maze arambaza ati kuki waretse bajyana umurambo batarabanza kwishyura imiti? Kuki utambwiye? Sinjye ushinzwe kuguha uruhushya rwo kureka umurambo ugasorwa mu bitaro. Ukoze amakosa akomeye cyane. Ntibari bakubwiye ko bazaza kuwufata ejo? Kuki utatekereje ku mpamvu bagarutse huti huti? Ugomba kumenya ko hano abarwayi batoroka ibitaro kandi bakiba imirambo yabo bashaka gukwepa ubwishyu. Muganga Betty yari wa muganga muto cyane mu gihagararo, ariko yavugaga ibiteye ubwoba akanga cyane. Nahisemo guceceka, aravuga cyane amaze kwimarayo, ahita yinjira muri morgue, maze abakobwa babiri barahageze bamufasha gutera umuti umurambo, njye nkomeza kwihagarara aho hanze nta kintu mvuga. Umugoroba wamaze kugera, mugenzi wanjye aza kunsimbura, mubwira ibyambayeho byose, nuko mpita afata inzira ndataha. Ntaha numva mfite ubwoba n'igishyika. Nyamara ibyo nari mbonye byaragatonyanga mu nyanja. Byasaga nk'ari itangiro ntaramenya neza ibibera mu isi. Iyo nza kumenya ibizambaho, banahise ntahira rimwe sinzagaruka gukora ako kazi ukundi. Natashye ntekereza cyane ibibaye, ariko nta mfite nimero ya muganga Betty kugira ngo hatazagira uwongera kunkoresha ikosa agatwara umurambo tutabanje kuvugana. Nabonye ko ngomba kugirana nawe imikoranire ya hafi kugira ngo akazi kanjye kanoge. Nageze mu rugo nganiza umugore wanjye ibyambayeho byose, nuko aranyihanganisha ariko aranankomeza. Kubera ikibazo cy'ubukene umugore wanjye yumvaga ntagomba kureka ako kazi. Yatetse ibyo kurya turarya, hanyuma turaryama buracya. Umunsi wundi w'akazi uratangiye. Nasubiye ku kazi ariko ngenda nibaza ikiri bumbeho. Numvaga buri munsi ugomba kugira igitangaza cyawo. Kari akazi kavunanye kandi ntago ubwoba cyane. Naribazaga nti bizagenda bite umunsi nakoze mu gihe cy'ijoro, kuko narebaga ibiri kumbaho ku manywa nkibaza uko byagenda biramutse ari nijoro. Nageze ku kazi mbanza kureba muri morgue uko byifashe, maze mpita ngenda nicara ku ntebe aho nakoreraga uburinzi. Nyuma y'igihe cy'amasaha 2 nagiye kubona mbona wa mumama n'abagabo babiri banyibye umurambo, baje bihuta baganira na muganga Betty. Baje bihuta bagana aho ndi. Byarantunguye cyane, maze bageze aho ndi muganga atangira kumbaza ati ntiwambwiye ko ejo abantu bagarutse gutwara umurambo wabo? Nanjye ntiyego. None habaye iki? Umwe muri bo yaratangaye cyane arabihakana yivuye inyuma ngo ntibishoboka, ngo nibabwira isaha baziye gutwara uwo murambo. Yavuze gutyo ubwo burantaha, ntangira kugira ngo nuwa abantu. Ndababwira nti mwe mwese ejo ntimwaje gutwara umuntu wanyu nkabafasha kumushyira mu modoka? Umwe arambwira ati watwibeshyeho wa mugabo we, ntabwo ari twebwe. Ufite gihamya? Ejo twabwiye ko tugiye kwicara nk'umuryango twegeranya amafaranga kugira ngo uyu munsi tuze gufata umuntu wacu. Umuntu wacu ari hehe? Umwe akimara kuvuga gutyo wa mama yahise atangira kurira avuga ngo arashaka papa we. Nari nabanje kwifata bikino, ariko muganga yahise atujyana ku muyobozi mukuru, maze ndisobanura nabo barisobanura, nuko babwira ko bataha bakazagaruka nyuma y'iminsi 3 hamaze gukorwa igenzura, haba kuri za kamera zo mu bitaro ndetse n'ahandi hashobora kuva ibimenyetso by'aho umurambo uri. Nasubiye ku kazi nabo barataha. Genda nibaza ko baba bari kubikora ku bushake ngo batazakurikiranwa. Nageze kuri morgue ngira ngo hari n'inzozi. Nongeye kubona ikintu gitangaje ku buryo nahise ntekereza ko naba naragabwe igitero cy'abadayimoni ntabizi.
nagiye kubona mbona wa musaza bashakishaga ngo ntibamutwaye kandi nzi neza ko nabafashije gushyira umurambo we mu modoka yicaye aho ngaho muri morgue arimo kunseka cyane. Numvise nguye mu kantu kandi amaso yanjye ahita azamo ibitotsi byinshi cyane, mbona aho mpagaze yahise hijima mpita nikubita hasi. Nongeye gufungura amaso mbona ndyamye ahantu mu gitanda, ndetse yashize umwanya nza kubona neza ko ari mu bitaro ndyamye. Numvaga nshaka kwibuka ibyambayeho ariko nabishaka mu mutwe nkabibura, kandi nkumva ndaribwa ingingo zose z'umubiri. Iruhande rwanjye nabonye umugore wanjye ahagaze ndetse mbona arishimye, numva aravuga ijambo ati Imana ishimwe umugabo wanjye arakanuye. Nagumye aho ngaho maze mu masaha ya nimugoroba ndabyuka ndatembera ndetse bahita bamurushya ndataha. Nabwiwe ko navanywe muri morgue nituye hasi ngo nkaba naraye ijoro ryose muri koma. Byarantunguye cyane ariko bakimara kumbwira gutyo nibwo nahise nibuka neza ibyaraye bimbayeho. Natahanye n'umugore wanjye ngenda mubara inkuru y'ibyambayeho ndetse mubwira ko ntagomba gusubira muri ako kazi. Umugore wanjye yarambwiye ati hanyuma mugabo wanjye tuzarya iki, abana bacu bazambara iki, ikode uzaryishyura ute, gerageza wihangane ukora ako kazi kandi uzagenda ukamenyera. Twageze mu rugo mu masaha ya 10 maze umugore antunganyiriza ibyo kurya byoroheje. Namaze kurya mugengira ngo nduhuke numva imodoka iparitse hafi yaho twabaga. Mbona havuye umudamu w'inzobe wari ukuze ukuntu araza arasuhuza tumuha karibu. Yicaye akanya maze arambaza ngo Ernest meze ute. Ntungurwa no kumva nza amazina ariko sinabitindaho ndamubwira nti ni meza. Umudamu yitegereje umugore wanjye nanjye aranyitegereza maze aratubaza ati musengera he. Ndamubwira nti dusengera muri Anglikani. Umudamu yatekereje akanya maze arambwira ngo arashaka kuvugana nanjye. Ndamubwira nti ni karibu maze aho kugira ngo ambwire mbona arahagurutse agenda agana aho imodoka yiri maze arandembuza, nanjye mbona ko wenda ari byo ashaka kumbaza umudamu wanjye atumva, nuko ndamusanga. Namugeze aho yari ahagaze impande y'imodoka maze arambwira ati hari gahunda ikomeye y'amafaranga nifuza ko tuganira twitonze, bityo ngo mbimwemereye najya mu modoka tukajyana Kimironko mu kabari tukaganira twitonze. Namubwiye ko ngomba kubwira madamu wanjye, nuko nsubira inyuma ndamubwira. Yumvise ko ari gahunda y'amafaranga arambwira ngo ihute wasanga ari ikiraka gishyushye. Umugore wanjye nabonaga anyotewe no kubona amafaranga kandi nimugiye kuko yarakuriye mu muryango wifite ku buryo ko nta mafaranga byamuteraga uburwayi. Naraje ninjira mu modoka nziza ya Prado maze twerekeza Kimironko mu kabari kamwe. Twinjiyemo mbona nkomezanyije mu cyumba ndatekereza nti uyu mugore yabashaka kunkoresha imibonano. Yambonyemo gushidikanya arambwira ati tuza ndashaka ko tuganira ibanga rikomeye cyane. Yari loji yamaze kwishyura nuko twicara ku gitanda. Imbere yacu hari ameza nuko ambaza icyo kunywa afata, ndamubwira nti ndafata soda. Arambaza turya inyama, ndamubwira nti yego. Akoresheje telefone yahise atumiza komande y'inyama n'ifiriti ndetse atumiza n'ibyo kunywa. Yakomeje kunganiriza ambaza utubazo tworoheje, ambaza uko merewe ku kazi. Ndamubwira nti meze neza. Ibyo kurya no kunywa byaraje turasangira maze tugeze hagati atangira kumbwira amagambo. Yarambajije ati umva uzagura imodoka ryari. Nshuti zanjye munteze amatwi, icyo kibazo nabuze igisubizo cyacyo kuko kuva nari nkirwana no kubona ifunguro byari kuba bigoye gutekereza imodoka. Yarambwiye ati Ernest ndakuzi, nzi amateka yawe n'akazi ukora. Icyatumye nkuzana hano hari ibyo ushaka ko tuganira kandi bishobora guhindura ubuzima bwawe igihe ubikoze neza kandi ukagira ibanga. Umudamu yambwiye gutyo aranyitegereza nanjye ndamureba maze afata ikanya ajamba ifiriti agiye kwigeza ku munwa ariyumvira, arongera asubiza ikanya ku isahani yitsa umutima. Arambwira ati reka tubwizanye ukuri, ubusanzwe ugira ibanga. Ndamubwira nti yego. Yahise afata igikapu yari afite avanamo ibicupa bibiri bene bidutwaramo amazi bizwi nka gurude abiterekaho ku meza. Arambwira ati akazi ukora aho wirirwa urinze imirambo muri morgue umeze nk'umurinzi urinda ikirombe cya zahabu na diyama wirirwa wicira isazi mu jisho. Bene uwo murinzi yadakoresheje ubwenge ngo byibuze yiba akamanyu gato ka zahabu apfana ubutindi bw'iteka. Yambwiye ayo magambo numva aravugana ubwenge cyane. Ndamubaza nti ushatse kuvuga iki? Arambwira ati wambaye kirezi ariko ntuzi ko kera. Ndashaka ko dukora nari mari nshaka kuzajya umvanira muri morgue ukayinzanira nje nkakwishyura neza. Natekereje akanya nshaka iyo mari nakura yo ndayibura. Ku mutima ndavuga nti keretse niba ari amashuka yaho kuko nicyo gishoboka numvaga umuntu yakibayo. Nagezeho ndamubaza nti imari ushaka yo ni iyihe? Umudamu yahise ampereza za gurude yari yateretse ku meza. Arambwira ati ndashaka ko iyo gurude ifite ibara ry'ubururu uzajya ushyiramo amazi mwogesheje imirambo y'abana b'impinja cyane abari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3. Naho iyo gurude yenda gusa n'umweru uzajya ushyiramo amazi mwogesheje imirambo y'abantu bakuze byibuze kuva ku myaka 5 kuzamura. Yambwiye gutyo numva nguye mu kantu ndetse ubwoba burantaha uko namutekerezaga numva birahindutse. Yarakomeje ati
iyo gurude y'ubururu ndayishakamo amazi yogeshejwe imirambo y'abana b'impinja kandi uko uzajya uyizana nzajya nguha 100,000 naho iyo yindi uzajya ushyiramo